Umuntu afite ibice byinshi bigize umubiri kandi byose bifite akamaro, ariko umutwe ukaba umwihariko. Uyu munsi nabakoreye inkuru ivuga ku mutwe. Ikiganiro nigira ubumenyi. Umutwe udakira, ibiwutera nuko wabasha kuwirinda. Niki gitera umutwe udakira? Kurwara umutwe bigaragaza ko mu mubiri hari ikitagenda neza. Kubura amazi mu mubiri, kunanirwa, indwara z'amaso ni bimwe mu bitera umutwe muri rusange. Kurwara umutwe bihoraho bishobora guturuka kuri imwe cyangwa nyinshi mu mpamvu zikurikira. Zimwe mu mpamvu zituma umuntu arwara umutwe uhoraho: iya mbere, hari ukubyimba cyangwa ibindi bibazo biba ku miyoboro y'amaraso yo mu bwonko n'ikikije ubwonko, harimo n'indwara ya stroke. Impamvu ya kabiri, indwara ziterwa na mikorobe nka mugiga, ibibyimba ku bwonko, gukomereka bikagera ku bwonko, gukoresha nabi kandi kenshi imiti y'umutwe. Aha bivuze gukoresha imiti y'umutwe iminsi irenze 2 mu cyumweru cyangwa irenze 9 mu kwezi. Nubwo izi arizo mpamvu nyamukuru zitera umutwe udakira, hari ibyongera ibyago byo kurwara uyu mutwe udakira. Muri ibyo twavuga guhangayika, kwiheba no kwigunga, kudasinzira neza, kugona, umubyibuho ukabije, gukoresha ikawa cyane cyangwa ibirimo ikawa. Ingaruka: kurwara umutwe udakira bigendana n'izindi ngaruka zinyuranye, harimo kwiheba no kwigunga nk'uko twabivuze hejuru, guhangayika, kubura ibitotsi n'ibindi bifata imitekerereze. Ni gute wakwirinda umutwe uhoraho? Nubwo hari ibiwutera bidashobora kwirindwa, ariko hari ibyo wakora ukirinda uyu mutwe udakira. Irinda ibiwugutera. Ushobora kuvuga ngo ntiwabimenya, ariko ubikurikiranye wabimenya. Uko urwaye umutwe, andika igihe wagufatiye, icyo wari uri gukora, aho wari uri, ndetse n'igihe wamaze ukurya. Ibi bizagufasha kumenya ikibigutera. Irinde gukoresha imiti cyane nk'uko hejuru byavuzwe. Gukoresha imiti kenshi nabyo bitera umutwe ugenda ugaruka. Gufata imiti y'umutwe iminsi irenze 2 mu cyumweru, byirinde. Ruhuka, usinzire bihagije. Umuntu mukuru akenera byibuze amasaha 7 cyangwa 9 ku munsi yo gusinzira. Niba bikukundiye, gira isaha yo kuryama idahinduka, bizagufasha. Ntugasimbuke amafunguro. Fata amafunguro kandi arimo intungamubiri ku masaha adahinduka. Niba ubyibushye, fata amafunguro agufasha gutakaza ibiro. Wirinde ibitera umutwe nk'ikawa cyangwa ibyo kunywa ibonekamo. Kora siporo. Siporo ni kimwe mu bigufasha gutwara cyangwa se kurwanya ibyago byo kurwara umutwe. Gutwara igare, koga, kugenda n'amaguru ni bimwe mu bigufasha. Irinde cyangwa ugabanye stress. Bumwe mu buryo bukurinda stress harimo meditation, kuganira n'uwo wisanzuyeho, koroshya ubuzima, kugira gahunda mu byo ukora. Nk'uko nabivuze hejuru, gabanya ikawa. Nubwo imwe mu miti ivura umutwe habamo irimo caffeine nk'iyo bita Panadol Extra, ariko nanone ikawa ishobora gutera umutwe yo ubwayo. Gerageza ugabanye ikawa mu mafunguro yawe ya buri munsi. Tubibutsa gukora subscribe, like, share, comments ku Izuba TV.